Niyori na Nyambo, kandi urukundo rukomeje gufata indi ntera. So guys, episode ya 82 ya filime yacu Ibanga, murabizi ko ihari kandi filime yacu Ibanga naho izajya. Twebwe tubafite ibintu biryoje kandi ibintu bimeze neza, tuba turi hano ngo tube tuganira kuri episode zacu ziraza mbere aha. So guys, rero niba aribwo bwa mbere ugeze hano kuri Venke Empire, kora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo ubone behind scenes zose za filime yacu Ibanga. Kandi niba uri umunyamuryango Miss Nyambo ndagushimira wahisemo neza ko bora wakoze hano subscribe. So guys, rero murabona ko Niyori urukundo rwe yakomeje kurushyira ku yindi ntera. So guys, rese wowe uyibonye Niyori we na Nyambo urukundo baba bafitanye, ubona atari urukundo ruri hejuru? Ese wiyurebye ukabona runo rukundo ivu uri hari y'uri kubagambanira, ndetse ushaka no kugira ngo urukundo rwabore rwacikamo kabiri, ubona Ive atafite umugambi mubi. Ese wowe Ive wamugiriye nama? Ese ubona Ive uko akunda Nyambo, cyangwa se Niyori ukuntu akunda Nyambo, ubona hari umuntu umurusha kumukunda? So guys, rero ibitekerezo bare byawe. Nyambo na Niyori urukundo rwo bakomeje kurufata bakaruzamura mu birere, kandi murabona ko bakundana cyane. Kandi Niyori we turabizi ko urukundo barufite kandi urukundo rushimishije cyane. So guys, rero mu mujyi ho byagoranye ibyo kwa Papa Kiramani na Niyori bwe nawe turabona ko we mu cyaro akomeje kubishira ku yindi ntera, urukundo rwe na Nyambo rwo akomeje kuruzamura. So guys, rero niba uri umunyamuryango, ese wowe ubona kugira ngo Niyori na Nyambo bazarambane ubona bakora iki? Ese wowe yurebye Niyori na Nyambo ubona kugira ngo barambane bahunga Ive, cyangwa se baguma mu cyaro bakamwereka ko byose bishoboka? So guys, rero njyewe mbona ko ibi bikorwa byose Niyori akora, kandi hariho abanyeshari bamufitiye amashari benshi, hariho abantu benshi baba bashaka ko urukundo rwe na Nyambo rudashoboka, ariko rurashoboka kubera Imana. So guys, filime yacu Ibanga turabizi ko muyikunda. Wowe ukunda Ibanga ukaba utayitangaho ibitekerezo, wumva hari ikintu yagufasha? Ese niba ukunda Ibanga ukaba udatanga igitekerezo ukuntu yagenda, wumva bizagenda ute? So guys, rero niba uri umukunzi w'Ibanga usabwa kugira ngo ubone atanga ibitekerezo kugira ngo nawe ube waba umuntu wuzuye w'umunyamuryango. So guys, rero niba nawe uri umunyamuryango wa Miss Nyambo ndagushimira wahisemo neza ko warakoze subscribe kuri Venke Empire, kuko niyo channel yonyine ushobora kurebera behind scenes zose, ndetse episode 82 murabizi ko twebwe tutajya dutinda. Episode 82 mugomba kuyibona ejo, kandi episode 82 ifite utuntu tumeze neza kandi utuntu dufite uburyohe. kandi niba uri umunyamuryango ndagushishikariza kutabura kuri Venke Empire ndetse no kuri Miss Nyambo, kandi murabizi ko twebwe dukorera imbere. So guys, rero Niyori we akomeje kujya mu buryohe bw'urukundo, kandi we na mama we birabashimishije. Kandi n'ubundi hari umuntu waciye umugani aravuga ngo nukena mu mutwe no mu mutima uzaba wapfuye. kandi murabona ko nubwo Niyori na mama we ari abakene, ariko hari ikintu bakizeho barusha abandi, urukundo rwo bararufite. kandi murabizi ko twese tutabatunganya ubushobozi, ariko hari ahantu hugera uwo muntu ufite ubushobozi ukamurusha ubundi bushobozi, ubushobozi bwose naba ari kimwe. So guys, rero Niyori we ubushobozi bw'urukundo bwo ararufite, kandi turabizi ko iyo wifite mu mutima no mu mufuko wa wifite ntari ngombwa amafaranga. So guys, ntagutindiye ejo saa 7 nuze kubura kuri Miss Nyambo.